Mwiriwe ni Reverend na Crete Habyarimana ugarutse kuri rwa rubuga rwacu rwo kongera imibereho tubeho neza. Nicyo twiyemeje kandi nacyo Imana yaturemeye ngo iyi si yacu ko twayisanze ntaba ariko tuzayisiga tuyihindure irusheho kuba nziza. Ubwo duheruka rero kuganira twaganiriye ku nsanganyamatsiko ivuga ngo kunda umurimo ongera imibereho. Nabibukije ko roho nziza itura mu mubiri muzima. Nye nk'umupasiteri navuze ko umurimo wanjye ni ukwigisha roho nziza zigatura mu mubiri muzima. Ibyo kurya tukihaza mu ntungamubiri muri vitamine, ijambo ry'Imana rigasugira rigasagamba tukazagenda mu ijuru tumeze neza. Niki Imana idushakaho, ntabwo ishaka Imana kuzatubona twishwe n'inzara. Mu mwanya narindi gusoma umwami wabayeho mu Rwanda bita Gahindiro mu mwaka mu magana hafi 1800 gutyo, washyizeho inzigamigani ivuga ngo akimuhana kaza imvura ihise. Uyu munsi rero kuri twongera imibereho ku rubuga rwacu rwa twongera imibereho, ba Kristo, ba pasiteri bagenzi banjye, ba Reverend, ba Bishop, umuntu wese wiyumva ko ari kuri ino si ni ugukoresha ubwenge n'imbaraga Imana yamuhaye kugira ngo abeho neza. Iyi si yacu ko twayisanze ntabwo ariko tuzayisiga. Kuko narindi gusoma ndi kureba mbese abatubanjirije bo babayeho mu buhe buzima, babitwaye bate, sanga nabo bararanzwe no kugerageza kwibeshaho, kwihaza mu biribwa. Icyo nicyo kintu cya mbere, ko wananiwe kwihaza mu biribwa menya ngo ubuzima bwawe bwamaze kugera mu kaga. Akaga ka mbere umuntu ahura nako ni inzara, kuko inzara ni nayo ituma umuntu yambara ubusa. Kutabona icyo ujya gushora mu isoko ntabwo wabona icyo wambara. Rero inzara muri twongera imibereho, njye nk'umupasiteri niyemeje kwigisha ijambo ry'Imana ariko bikabanzirizwa abakristo, bikafatanyirizwa hamwe no kubaho neza, kugira ubuzima bwiza. Nta handi ibintu byose Imana yarabiduhaye. Na niyo mpamvu uyu munsi na insanganyamatsiko turaganiraho ni ijambo twese tuziranyeho. Narindi kuvuga ngo insanganyamatsiko tuganire ku ijambo ryitwa ngo amaronko y'impitagihe. Amaronko y'impitagihe, ushobora kwibaza se amaronko y'impitagihe ni iki? Nanjye nunze murya wa mwami wavuze ngo akimuhana kaza imvura ihise. Nanjye maze kwitegereza hano muri ino si yacu, ndumva ntabwo nageze ahantu hari maze imyaka itari myinshi ariko maze kubona byinshi. Maze imyaka itari myinshi ariko maze kubona byinshi mu buzima bw'umuntu. Hari icyo nabonyemo rero n'amaronko y'impitagihe nayo nayasanzemo, kandi nsanga ni bimwe mu bantu dutekereza ko bishobora kuba imbere ariko ari iby'impitagihe. Amaronko y'impitagihe, mu maronko y'impitagihe uzasanga harimo ibintu bitandukanye byinshi kandi twese dutekereza ko byatugirira akamaro. Icya mbere, mu maronko y'impitagihe, uzasanga harimo ikintu bita imfashanyo. Reka nkubwire, umuntu ajya kugufasha ari uko yamaze guhaga. Ntawe uzagufasha atarahaga. Icya kabiri, inkunga, kunganirwa. Nta muntu uzakunganira atarabona ibyamusagutse. Ndabahereza urugero, murebe kuri coronavirus. Ibihugu bikennye uko byagenda kose inkingo bazazibona impitagihe. Hano mu Burayi birirwa bingingira abaturage kubakingiza, kwinginga, gushyiraho amatangazo, gukora byose. Hari n'abavuga ati turacyabitekerezaho, ariko ahandi ho bari no kushaka ibindi bihugu byitwa ko binakennye bishobora no gutanga n'amafaranga. Bitonze umurongo, wenda ntago tuzi umurongo
kubera kuko ni ibintu batifitiye. Amaronko y'impitagihe ni ikintu cy'ingirakamaro ushaka gukoresha mu buzima bwawe bwite, ariko ukaba utagifite, ugomba kugitegera ku wundi. Ntabwo rero wakiha icyizere ngo kizazira umunsi kundi cyangwa isaha kuri iyi ngiyi, ko gishobora kuzaza gisanga ntacyo kikumariye. Umugani wa mugani uvuga ngo akimuhana kaza imvura ihise. Hano rero kuri Twongere Imibereho, ngira ngo ni musuri YouTube yacu, ndabatambagiza n'umurima wacu, murawubona, murawusangaho buryo kitugomba. Mujya mubona ko ikibazo abantu tujya tugira mu buhinzi bwacu cyangwa mu mibereho yacu ya buri munsi ni nukorora no guhinga. Akenshi usanga dufite ikibazo cy'imirima yacu kwibyaza umusaruro, tugasanga amafumbire tugeze hakererewe, ugasanga imbuto tugeze yikererewe. Uyu munsi rero nagira ngo mbabwire ngo amaronko y'impitagihe twiyemeje muri Twongere Imibereho gukoresha ibyo dufite tukabigira ibya kijyambere. Imbuto zikaba izacu, ifumbire ikaba iyacu, icyororo kikaba icyacu, hasigaye tukabibyaza umusaruro. Reka rero ngushishikarize wowe aho uri, kugira ngo mu mibereho yawe ya buri munsi umenye ngo icyo ufite nicyo cyawe, nicyo ugomba kubyaza umusaruro. Wikishingikiriza ku maronko y'impitagihe. Uyu munsi naje kubabwira ngo turwanyirize hamwe twese intera bimwe, bivuge ngo amaronko y'impitagihe ntayo dukeneye. By'umwihariko Abanyafurika bagenzi banjye, uyu mugani waciwe n'uyu mwami Gahindiro umaze imyaka n'imyaniko. Igihe ni iki ngiki, ni iki kugira ngo bibe kuri twe. Haraho nari ndi gusoma ngo yagiye gusaba nyirasenge amasaka yenda kwicyuriza ubukwe. Nyirasenge aramubwira ati turi mu gihe cy'itumba, abakozi baba banduye ibiziba ku maguru, ntabwo bashobora kujya mu bigega, nuko uzategereza imvura ikagabanuka, abakozi bagakaraba, ibiziba bikagabanuka, bakabona ukuntu bajya mu kigega kugira ngo batanduza imyaka iri mu kigega. Umwami Gahindiro ahita afata umwanzuro wo guhinga imyaka ye, wo kugira ngo azakerereze ibirori byiwe, ategereje amasaka azaboneka ari uko imvura yahise, kandi yari akeneye gukora ibirori mu gihe cy'imvura. Reka nkubwire rero, sura Twongere Imibereho tukugira inama. Maze kwitegereza hano mu Burayi bahinga rimwe mu mwaka. Ibihingwa bahinga ibihingwa bibafitiye akamaro. Hano mu Burayi ibihingwa bikunze cyane gukoreshwa, namaze kubona ko ni ibihingwa bibiri ku buzima bw'umuntu. Igihingwa cya mbere hano mu Burayi ni ikintu bita ingano. Igihingwa cya kabiri ni ibirayi. Ibyo nibyo bifungurwa abahinzi bahinga. Naho ibintu by'ibigori n'ibiki, ibyo ni ibiryo by'amatungo. Ariko nabyo bamenya kwibyaza umusaruro. Ubu bamaze kugera ku rugero rwo kudakoresha cyane aya mafumbire twita ngo n'ay'imvaruganda, ahubwo bagafata amafumbire y'imborera bakagenda bakayasanza mu murima. Amafumbire y'imborera akaba ariyo bateramo imyaka ikera, abantu bakihaza mu biribwa, abantu bakihaza mu birayi. Umuntu akeza ibirayi rimwe, ibirayi bishobora kugaburira segiteri yose. Umuntu akeza ingano imodoka zigaseha, ingano zishobora abantu bazarya umwaka wose, imigati itabura. Hano ikintu turya cyane kurusha ibindi ni imigati n'ibirayi. Inyama byo ziraruta ibishyimbo byo muri Afurika. Ariko se nuko baturusha ibihe byiza, ni ukubera ko birinze iki kintu bita amaronko y'impitagihe. Amaronko y'impitagihe ni ukwicara ukavuga ngo reka ntegereze ngo runaka yarahinze, ngo niyeza ngo azanganuza, ngo niyeza ni uzampa imbuto. Oya, kuki wumva ari wowe, kuki wowe wumva utatanga imbuto? Ngo runaka ni uzanyoroza, kuki wowe utagomba kumworoza? Ayo ni amaronko y'impitagihe. Ngo runaka ari runaka, ahi runaka kuki utagomba kugerayo? Wacitse amaguru.
ndi ku by'iwacu twamaze kwitegereza, narazengurutse nasanze isi hose ntisakaye, ahubwo abantu bamaze gufata umwanzuro ukomeye wo kubyaza umusaruro ibyo Imana yabahaye. Ahasigaye akibijya by'imuhana bikaza ari inyongera, ariko twebwe ahubwo iby'imuhana, ayo maronko y'impitagihe niyo duheraho kugira ngo tubeho. Muze twongere imibereho, turwanya amaronko y'impitagihe. Uyu munsi insanganyamatsiko ni amaronko y'impitagihe. Ayo maronko y'impitagihe ni yandi azaza ntacyo kitumariye. Reka nkubwire, nkuwaguhereza imbuto y'ibishyimbo mu kwezi kwa gatandatu ngo nuyishyire mu murima warahinze mu kwezi kwa kabiri, hari ibyo bishyimbo byazera gihe ki? Mu kwa gatandatu kugera mu kwa 9 muri Afurika bari igihe cy'izuba. Ibyo byazagusa. Ayo ni amaronko y'impitagihe. Uyu munsi ndagushishikariza muhinzi mworozi mugenzi wanjye, ubu niyemeje kuvuga ubutumwa, ariko cyane cyane abahinzi borozi. Nanjye ndahinga, ndi umworozi. Muri Twongera Imibereho turahinga. Muzasura urubuga rwacu rwa Twongera Imibereho, muzasanga duhinga, tworora, buryo bwose tworoza, turorora tukanoroza, tukashakisha imbuto mu mbuto zacu, imbuto ikwiriye kubyara umusaruro kurusha iyindi. Ntabwo dushakira imbuto kure. Ntabwo ubu ngubu tugeze ku rwego rwo gukora amafumbire tukayagurisha. Urwego tugezeho ni urwo kubyaza, gutunganya ifumbire ikomoka ku matungo, ibyo ibyasigaje, amase y'amatungo, tukayatunganya akabyara ifumbire igomba kuvamo, igomba gutuma imyaka yera, abantu bayibone koko bakabona ari imyaka yizihiwe ishobora kongerera umuntu imibereho. Ukarya, ugahunika, ugasagurira n'isoko. Soza rero ndagira ngo mbararike cyangwa se mbifurize kudusura. Ni hariya kuri Simerwa dukorera, ni ubuhinzi n'ubworozi tubukorera. Dufite ibiraro by'ingurube, dufite inka, turahinga, turorora, ariko icyo tugamije ni ukugira ngo dufatanyirize hamwe twese, nta usigaye inyuma, kwirinda amaronko y'impitagihe. Ntabwo ari ibintu by'ibanga ko twese turifuza kuzahurira mu ijuru nyuma y'ubu buzima tumeze neza, twarakoze ibyo dukwiye gukora, isi yacu twarahinduye nziza, nk'uko Adamu na Eva bahawe isezerano ngo iyi si mugende muyihinge, itohe, imere neza, inyamaswa muzirye zibatunge, mugubwe neza, ahasigaye mujye muhimbaza Imana munezerewe nta mururumba. Uzi kujya guhimbaza Imana uzi ko abana bagiye guca ibigori mu murima w'abandi? Guhimbaza Imana uzi kuko usanga umurima wawe bawusaruye kubera kuko abo muturanye bategereje ko imuhana kaza imvura ihise? Ntabwo wigeze ubagira inama ngo ubegere ubayerekere buryo ki imbaraga zabo arizo zigomba kubatunga. Ndabifuriza rero bagenzi banjye, bene data, bashiki banjye, bakuru banjye, babyeyi, kugira ngo turwanye, twirinde amaronko y'impitagihe. Banyepolitiki, twirinde amaronko y'impitagihe. Mu maronko y'impitagihe harimo na za ruswa. Ukavuga ati, ugatangira umushinga wo kubaka n'iki, uvuze ati nzafata amaruswa n'ibiki, pereho nubaka cyangwa ngo uri nkagira ati, ubwiwe n'iki kejo batakwirukana udafata ruswa y'ibihumbi 100, ugasanga yakutanze kugera muri RIB bagahita ko bakuyora bakagushorera. Bijya byose watekerezaga bikaba biguye mu ziko. Twirinde amaronko y'impitagihe, twongere imibereho, dukoresha imbaraga zacu, dukoresha ubwenge Imana yaduhaye. Isi yacu ko twayisanze, duharanire kuzayisiga ari nziza kurusha. Nicyo niyifuriza, nicyo kwifuriza. Pasiteri, Bishop, Sheikh, Mufti, Monseigneur,
mureke intera bimwe by'umwihariko muri Afurika iwacu twigishe abo dushinzwe intama Imana yaduhaye kwirinda amaronko y'impitagihe, gukoresha imbaraga Imana yabahaye bakazibyaza umusaruro, isi yacu bakayihindura nziza kuko Imana ibishaka. Niko nkuyifuriza nanjye niyifuriza. Dusure, dufite gahunda y'ubuhinzi n'ubworozi, kubyaza amatungo asanzwe umusaruro tukayahinduramo ya kijyambere. Iryo ni ibanga dufite kandi turi kubigeraho. Tukareba ubutaka bujya bita ko butera tukabubyazamo imyaka ibereye ijisho ikwiye kudutunga, tugasagurira n'amasoko. Rero nahangaha nsoreje ikiganiro cyanjye, kwari ukugira ngo bakangurire kwirinda amaronko y'impitagihe, nunga mu mugani ngo akimuhana kaza imvura ihise. Niba rero wifuza kujya unkurikirana ku biganiro nkora ku rubuga rwanjye cyangwa se ku rubuga rwacu twese rwa Twongere Imibereho, iyandikishe, kora kuri subscribe, ukore like, ukore share. Niba ufite igitekerezo cyandike. Niba wifuza kwifatanya natwe mu kiganiro, twandikire. Ni karibu, imiryango irakinguye. Ndifuza abantu b'inararibonye kugira ngo twese intera bimwe twongere imibereho, turwanye inzara, turwanye ubukene, turwanye gupfukamishwa, ahubwo twese tugende twemye tuvuga ngo twongereye imibereho, ingo zacu, abana bacu, inshuti n'abavandimwe babayeho neza, isi yacu tuzayisiga ari nziza kurusha uko twayisanze. Imana ibahereze umugisha. Ntimwibagirwe gukora share, ntimwibagirwe kwiyandikisha ku rubuga rwanjye kugira ngo uko mbashyireho ibiganiro kuri Twongere Imibereho twese bite bitugereraho icyarimwe. Murakoze, murakarama. Imana ibahereze umugisha. Ndabasezeye, akaryoshye ndigahora mwitama. Murakoze cyane.